Iyi ni application iguhembera kuko wakoze siporo yo kugenda gusa, walking cyangwa jogging. Muri make ni nko kurya ubundi ugahembwa aho kwishyura wowe. Wajya guyibaza uko wabona amafaranga kuri internet mu buryo bworoshye cyane kandi bwizewe, aho udasabwa kubanza kwishyura amafaranga ahantu utazi. Igisubizo cyabonetse. Iyi application ifite inyungu ebyiri: gushishikariza abantu gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri icyarimwe, ari nako binjiza amafaranga. Biroroshye, jya kuri Play Store cyangwa App Store umanura application yitwa Sweet Coin. Iyi ni imwe mu zizewe gukoreraho amafaranga muri ubu buryo, kuko ikoreshwa n'abarenga miliyoni 50 banyuranye ku isi hose. Aba ni abayimanuye kuri Play Store, ikaba ifite n'amanota 4.5 kuri 5 mu bayihaye amanota barenga miliyoni 1 kuri Play Store. Urumva ko yizewe rero. Noneho ifungure. Niba ufite email ya Google biroroshye cyane, maze uyemerera umwe mu burenganzira igenda igusaba, ubundi utangire uyikoresha. Nabyo biroroshye cyane. Iyi application iguhembera buri ntambwe yose uteye ugenda, waba ugenda bisanzwe cyangwa wihuta, aho intambwe 1000 zivunjwamo Sweet Coin imwe ijya kungana n'idolari ry'Abanyamerika. Kandi ndabizi intambwe 1000 nubwo waba uri umuntu udakunda kugenda urazirenza ku munsi. Dore uko iyi application ikora. Ufungura data connection maze ugafungura iyi application ya Sweet Coin, maze ikabyaza buri rutambwe rwawe rwose umusaruro w'amafaranga. Wihangayika kuko nushaka gukoresha telefone yawe, iyi application izakomeza ikore. Niba uri kwiruka cyangwa uri kwihuta, urashyira mu buryo bw'iyi application bwo kwihuta, ku buryo ibasha kukubarira intambwe nyinshi mu gahe gato maze ukinjiza menshi. Hari kandi n'ibindi bikorwa, tasks iyi application itanga. Baguha amafaranga binyuranye, by'umwihariko ko batumira inshuti yawe, invite friend, ngikoresha application, aho ahitabwa Sweet Coin 5 kigera kuri application nka bonus, kandi nawe wamutumiye ugahabwa Sweet Coin 5. Niba ushaka gutangira gukoresha application ukabona iyi bonus, koresha link usanga mu gisobanuro cy'iyi video. Iyo ushaka kubikuza ukoresha PayPal. Ushobora kandi no gukoresha aya macoin twavuga ko baboneye ubuntu, nta kintu giyambaye wakoze, ugura ibintu binyuranye nk'ibikoresho bya siporo n'ubundi, ibintu biri digital nk'ibitabo n'ibindi, cyangwa ukayakoresha nka gift cards uhaha ku mbuga za internet zinyuranye zirimo na Amazon. Ushobora kandi no kuyatanga mu bikorwa byo gufasha, charity n'ibindi. Uretse amafaranga, iyi application kandi iteza imbere umuco wo gukora siporo, kandi ari nziza cyane ku buzima bwa muntu. Ituma abantu bakora, bagafasha n'ibindi. Urumva ko kutakoresha application ari igihombo gikomeye. Koresha link iri mu gisobanuro cy'iyi video utangire nonaha. Niba utarakora subscribe kuri YouTube channel yitwa X menya waracikanwe cyane, yikore ubundi ujye ukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe ibikwigisha uko wabyaza umusaruro internet n'imbuga nkoranyambaga zinyuranye muri rusange. Mwari kumwe na Mr. Buda, Imana ibahezagire.